Boy teacher, kill this beat for me. Okay, mwiriwe? Twiriwe. None mbo ngewe banyita Hodari. Kana nashanga kubabwira nyine kubagira nyine ku ijambo ry'Imana kugira ngo muze kurimenya. Mbo Imana yanyu yatunze kubabwira ku ijambo ry'Imana muri tayari se ngomabwira. Tubiseri ariko pasiteri we ikintu turi kukubona uri umutekamo icyambere kimwe nta Bibiliya ufite. Icyangombwa cy'umupasiteri bwa bundi ni Bibiliya. Udafite Bibiliya ni watubwira. Ese ngaho uratubwira iki kutari kutubwira yanditse. Ariko se kankubwira. Bibiliya nijya kukwigisha cyangwa se njye kukwigisha mwajye mumenya ubwenge ariko se bati je nyama ndashamo n'iki ariko reka mabwire kujambo nyine ryo kubabwira neza. Mbo njye banyitaga fizika bakobwa gasekura message ngasomera mbere mukumva njye ni pastor hose baranzi Nyamirambira baranzi hose baranzi urukumva njye nago nakumenye mbo cyambere wose kuceceka wowe uri kirajya muginga man ubundi so pastor yambara ipatari tobo ntago bibaho reka ariko se shambasha ko mva mwese mujye kunyizanira pasteri ubundi jambo ry'Imana riravuga ati ngo murebe ibyo nkora mutarebe ibyo mvuga murukumva muvuga amagambo meza. Pasiteri wewe pasiteri reka nkubwire wowe nyimbiki kugenza kizi reka tureke gutonganya tubwire cyakuzanye tukimenye ubundi tuvuze mu by'amagambo. Mbo ijambo ry'Imana riravuga ati ngo muzane amasambu yanyu yose mugurisha amasambu ubundi mugurishe amasambu abiri amafaranga y'amasambu abiri yose mukayazana kuri pasiteri ngaha ngaha nyine nkabasengera nkabahereza imigisha nk'imihenzagiro byose mukumva noneho ukamereza amafaranga y'isambu n'igice hanyuma mwebwe mugatwara igice cy'isambu urukumva none Imana imukiyandikira mu ijuru we urukumva ndetse n'ubwo twajya tunamugabana urukumva utajyaye mu pasiteri umva tubwiye twe nta masambu tugira umva naho twanyaga twarahagurishije ko numva mufite amagambo meze gutyo ubwo hano mu ukamutuyemo gute mumbwire kabisa mundebera abantu mutuye hano gute mudafite naho kunya mudafite naho ku ahubwo ikintu cyo mukora icyambere nambere iri jambo ryo nje kubabwira ni jambo ryo ngirakamaro tugiye kuvuga kuri iri jambo turigana dusome no ku munara w'umurinzi ku buryo ki uburyo murazana no ku masatenyo tukanaryaho umviriza ninde wakurangiye hano aho tu mba nyene ukuntu mbizi umuntu yandangiye hanga n'umuntu bamwita mbo n'umuntu yitwa Rutozi uramuzi umva kandi utangiye kumbeshera ujya ni wowe nani ushijya nyine ngo mbe no kubasama gake nyine turi no kwishyushya ari ikintu cyonzi cyo umuntu nyima n'ijambo ry'Imana ngo nize kubabwira ako nago mumanze mwumva mwese mumanze mugende mumanze mwumva icyo cyambo ry'Imana duhaye ire ujya nyine urabizi nyine ho umuntu amaze kugira umutwe munini umuntu wanamukishamo n'ikida umva man Rutozi njye reka nkubwire pastori namaze kumuvumbura ikimugenza nakimenye inda ni mugenza inda irangenza ni wanza nyano kwanza muri mwebwe babiri ninde hano inzu ni yandi mumbwire inzu ni yandi iyi ni ingodeshanye rero tuvuge ko nta muntu uyikuriye umva kamabwire rero mwesanga mukure kuzana amafaranga hangaha uburyo turi buture n'Imana ikashaka mu gitabo ibyo mufite ikaziba mare ikiri cya kabiri nimuzi kutura ijana mu rusengero gatura ijana menya ko ariko n'Imana ibikwandikiye kwanza n'ukura n'ugarukara rwawe ugo rukaromeza nk'imigero y'icyuma ibyaha byawe Imana byandikishikara mu y'icyuma we umva kandi no pasiteri ubwire rero ibikuzanye ariko tutuka utubwira ibikaro tubwira ibyo ngibyo Imana ntage givuga uko ngukuri umutekamo ke twakumenye akwiriye inkoni ako sereka mbabaza uti mukuvuga ati ngo mwiriwe inkoni mutanazi n'ukuntu ijambo ry'Imana njye kuribageza muzungu ndaribageza gute manze mwumve we ubundi uyu ngo ntabwo ujya wumva ijambo ry'Imana ariko naka sureba nakana ko wagatuye byaba ari byiza ahubwo reka ingambare ndende pastor ibyo jambo by'Imana menga byacurukiye mu kuzimu twara hari ibijambo umbasha itonda amagambo guvuga naguze umuntu uri kubwira kabisa urukumva naguze umuntu uri kubwira ijambo ry'Imana ryangezo nasizwe amavuta hera sigwa amavuta nabuto we utamenya na rukoto kuko utamenye namamese
duhaye twumvise ijambo ry'Imana niradukwiriye Pastor, ikindi cya kabiri kintu mutamukure kwihana mwirinde ikintu cyo kumubwira nabi urukundo umunani ukanga muri Uganda buri umwe wese usanga mukuramwo ubwonko nka mushaho bwa plastic Pastor, ngire kankwibarize ndashaka kubwiza ukuri ni iki cyakuzanye hano. bonyine naje kubabwira ijambo ry'Imana kumva kubahubira nyine ijambo ry'Imana ariko nyine nubwo ndandi no guhubira birazagira bigere nyine no ku masafuriya byo kubiganira. Reka gutima wewe tubwira icyakuzanye imbugenzwa nida nyimba ari iki wo tubwire wewe mboka mbabwire rero kumva ikintu cya mbere cyo ngiye kubabwira ino sisi yanyu mukure kujya mwitona amagambo go mu bugana bwo muzumuntu bamugiye aha ngaha hose sinye nahayoboraga wandi warasinye namuhaye ijambo ry'Imana singo yabaye umukire mukure kujya baranyitona aha ngaha tugiye kugara tuganire ujye turubugira no ku masafuriya tukaganira nyine murabizi nyine nta muntu baranyatariye nyine aha ngaha nyine muracyakira ikintu amasafuriya none ujya giki mbo kuntu njye mbizi muri make injaga inkoko inka imbuzi intama umuceri n'ibishyimbo byose ariko na dudu utazibagirwaho inyama bwoko njye mbuzewe njyaga buri nyama yose bivuze ngo ujyana amafuzi n'imbeba oya ikiziririza hoya ntabwo njyaga ibiziririza njye njyaga gusa inyama y'inkoko we imeze mbo uko mbizi mukumeza inyama y'itako n'imbaga oya mutiba yigoho n'inkoko ariko kambabaza muri mwe sangaha witwa nde wewe nje nitwa Prosper yes wavuye kuri muri izo cheka wavuye kuri muri izo cheka hari abakati navuye uvuga igitekereza nawe ujya mu manzo nkajya we ubwongo bwawe imyamvu navuze ati we icyaha cya Imana yacyandikishije ikaramu y'ikima nanigiye kizana kwa mu rukundo Pastor, usiko wagira ngo neza wasaze wabaye umusazi reka mbabaza njyewe nje kubabwira ijambo ry'Imana nasaze nakuvuma angawe wowe nakuvuma wavuma se muvuge mwese haleluya nukunda haleluya ugivuge wishimye nawe vuga wishimye muvuge mwishimye wowe kwivuga muvuge mwishimye mwivuge mwishimye haleluya kare kose mujye mutani no kuvuga ko se haleluya nziza nyifate mwanjije nese Pastor ngere kankubaza kubera ko wambaye ingofero nk'umwe w'urumogi iyi se siyo nazo god si nifata cyo tazakonsiga n'ibyaha waje kurwana oya sinaje kurwana ariko nyine urabizi nyine abajyajemo n'akantu k'umubiri umuntu agakubita n'undi na mugenzi ubona babande nyine bakubita abandi amangu ugira ati ngo ni ikisuku kubera hejuru y'umujinya uyagira umujinya agatamukubita mw'urushi agatamukubita bivuze ngo umujinya niwe wakuzanya ahangaha oya nyine naje kubabwira ijambo ry'Imana mbere na mbere ahangaha mwamufite abagore nta bagore dufite n'abagore mugira hanyuma mukamutunzwe n'iki n'ubuzima bwacu bwo twibereyemo nyine ikintu cya mbere ngiye kubabwira rero mugire mu bashake bwanyu murukumva ngiye banyita Hodari gapfizi kako gasekura mise gasomera imbere nge abantu mukunda ko dukurikira kuri YouTube mukore subscribe muze kureba n'ibindi birenze aho ngaho murukumva